Bruce Melody yagaragaje ko impamvu atigeze agaragara amabukwe bwa The Ben ni beef baba baragiranye, ndetse nunakurikira mu mateka uraza gusangaho uyu muhanzi yatangira umuziki we na The Ben nta ndirimbo nimwe baba barigeze banahuriramo n'umunsi numwe kugeza kuri izi tariki z'uyu munsi ubu turi gukora kino kiganiro. F1 TV Factory One Magana TV. Ngiye kwirirwa nshuti mudukurikiye kuri F1 TV ndetse mukaba munadukurikira kandi kuri OMTV. Muri kano kamwanya rero tukaba tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru y'abastar. Muri kano kamwanya rero ntago turi buze kuza kwibanda ku byamamare nk'aba Chris Brown cyangwa se ba Neyo n'abandi. Uyu munsi rero turaza kugaruka muri Afrika y'Iburasirazuba. Mu minsi yashize twababwiye ubukwe bwa Prince Kid. Uyu mutipe n'umutipe akoze ubukwe bwiza cyane nyuma yuko yaramaze gusa naho avuye mu isheni yarangiza agakora ubukwe. Ubu bwari ubukwe budatangaje cyane, ahubwo ubukwe bwaje gutangaza abantu, n'ubukwe bwari bwabanjirije ubu ngubu nari mbabwiye. Ni ubukwe bw'umwe mu bastari bakomeye cyane ari we Medal. Yakoze ubukwe bwiza butangaje ku buryo butagaragara, ariko muri kano kamwanya rero nkuko twagiye tubigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, nkuko ndetse n'abantu bakora banakunda showbiz bagiye babigarukaho, uyu munsi turaza kuza kwibanda ku bukwe bw'umwe mu basore ufite ubwanwa bwinshi cyane. Hano ndamureba imbere yanjye yambaye ingofero nziza imeze nk'iy'Abayisilamu, yambaye ikanzu nziza imeze nk'iy'Abayisilamu, ndetse akaba yambaye nanone kandi isaha ihenze cyane, akaba yambaye n'impeta. Ndi kumureba ngaha rero iruhande rwanjye ni The Ben rero ntago turi buze kuza kwibanda cyane kuri buno bukwe bwe, ahubwo tugiye kwibanda cyane ku bastar babonetsemo ndetse n'abatarabashije kubwitabira. Ubu bukwe rero bwatumye abantu benshi bibaza byinshi. The Ben ni umwe mu bahanzi bo mu Rwanda bakomeye cyane, ariko ngiye cyo nababwira nuko The Ben ntabwo akiri umuhanzi uhambaye cyane ko nta kintu gishyashya aheruka gukora. The Ben nkuko byagiye bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, The Ben ni umusore ukeye, The Ben ni umusore ufite ubwanwa buconze neza cyane. Ubundi twari tuzi ko umuntu ufite ubwanwa bwiza ni uriya mutipe uririmba indirimbo zijyanye n'amarangamutima, zirimo emotions zikurura abantu by'umwihariko igitsina gore, ariwo bita Shafi. Muramuzi ko ari umutipe ufite ubwanwa bwiza kandi unakeye cyane, ariko none The Ben yaje akosora kuko ahanga haragaragara nk'umuntu ufite ubwanwa bwiza buconze neza cyane. Wamwogoshe turaza kumubabwira nawe mukanya. Reka rero nituze kuza gutinda kuri ubwo bwanwa bwa The Ben, ahubwo reka tugaruke cyane ku babashije kwitabira buno bukwe bwa The Ben. Turabonamo umugabo bita K8 Kavuyo. Muramuzi ko ari n'umuntu watangiranye umuziki n'aba The Ben ndetse na Tom Close, n'abantu rero bari bakoze umuziki kera cyane. Ariko muri kano kamwanya rero turakubwira ko umutipe bita Mbonyi Israel nabo yahagaragaye, ndetse nande turahabona Van Mano nawe arahari. Si ibyo rero ngiye kugarukaho, ahubwo tugiye kugaruka cyane kuri buno bukwe, ndetse n'abastari bamwe na bamwe batigeze bagaragara muri buno bukwe kandi bakabaye bari bubugaragaremo, ndetse n'ibintu bidasanzwe biri muri ubu bukwe. Ndi Babjuno nkuko bisanzwe, dukurikire kuri F1 TV, OMTV, ndetse turaza no kubabwira ko The Ben nanone kandi afite icyo yaje gutangariza abakunzi be. Afite n'indirimbo nshya yamaze gutangaza ko izajya hanze muri iyi minsi cyangwa se uyu munsi. Indirimbo rero yakorewe mu karere mvukamo, ni mu karere kamwe mu turere tw'intara y'Iburengerazuba, ni mu karere ka Rusizi. K8 Kavuyo muri kumubona misuti y'umukara wagira ngo ni wabaye bounce neza, ariko none ngiye reka nzengarukiye kuri bano bantu byamamare muri kino gihugu cyacu batabashije kugaragara muri buno bukwe. Turaza tunagenda tunakubwira impamvu bano bantu batigeze bagaragara muri buno bukwe, ariko ndakubwira ko umugabo umupapa umuntu usa naho ateruye muzika nyarwanda, ufashe muzika nyarwanda kuva ku ntangiriro ndetse kugeza no muri kino gihe, akaba ari umuhanzi ukomeye
ukomeye cyane ndetse akaba n'ubu ngubu agikomeye bamwita Masamba Intore, nawe aragaragara muri buno bukwe bwa The Ben Mugisha Benjamin. Reka nigarukire kuri ku byamamare bitigeze bibasha no kuba byagaragara muri buno bukwe. Ndaza none kandi kukubwira na makeup n'uwakoze iyo makeup. Ubukwe bwa The Ben rero bwatumye abantu benshi bavuga byinshi, aho Ways on Way bamubajije impamvu atigeze agaragara muri buno bukwe, atangaza atubwira ko impamvu atagaragaye muri buno bukwe ntabwo yiyumvamo The Ben, ndetse na nubwo The Ben ari umuhanzi ubasha kuba yafasha abahanzi bagenzi be. Kandi koko nunakurikira Ways on Way, aya magambo yavuze ni nayo n'abandi bahanzi bagenzi be bagiye bagarukaho, ndetse nunareba The Ben nk'umuhanzi ukomeye, The Ben nk'umuntu wageze rwota amasimbi, The Ben nta muntu numwe muri kino gihugu yaba yarigeze azamura. Nibura avuga ati nawe ndagufashije zamuka, nkuko Bruce Melody yaba yaragize abo yagendaga azamura, uretse ko nabo abo yazamuye ntago bagaragara, uretse nta nubwo nabo banavugwa cyane, ahubwo turibanda cyane ku mpamvu Bruce Melody atigeze agaragara muri buno bukwe. Tunakubwira ko Juno Kizgenza nawe atigeze agaragara muri buno bukwe. Juno Kizgenza rero tumubashije impamvu atigeze agaragara mu bukwe bwa The Ben, nawe yatangaje avuga ko The Ben atari umuhanzi yumvamo, ndetse ko The Ben atari n'umuhanzi nanone kandi yafataho ko ari umuhanzi w'intangarugero cyangwa w'icyitegererezo imbere ye, ahubwo n'umuhanzi wikunda. Yakoresheje ijambo ryiza cyane mu Cyongereza, yavuze ati The Ben he is selfish. The Ben ni umuntu wikunda, arikunda. Nje nakongeraho ko The Ben ari scornful. Kubaza Icyongereza ndetse wenda naka kantu muze kuza kukamubwira ni scornful. The Ben ni umuntu usa naho ari umuntu uniyemeramo kuntu ugira ibintu byo kwikunda ndetse no kwiyemera ku giti cye. Ibi nanjye niko mbibona nk'umunyamakuru. Ndaje rero nkubwira icyo Bruce Melody yatangaje kuri The Ben, ndetse nakubwire icyo The Ben nakubwira none kandi icyo Bruce Melody yaba yarapfuye na The Ben kugira ngo ataza kuza kugaragara muri buno bukwe bwe. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane bakoze. Icyo nakubwira nuko Bruce Melody ni umwe mu bahanzi mu Rwanda dufite bakomeye bakoze bakazamuka kubw'impano yabo. Nta muhanzi, nta mu manager n'umwe, nta mu producer n'umwe wakubwira ngo yazamuye Bruce Melody. Nari umwana muto icyo gihe, nigaga mu wakangahe mu wa gatandatu primaire, ndetse ngera no mu wa mbere secondaire. Nakurikiye umuziki nyarwanda muri iyo myaka, abahanzi b'u Rwanda bose narabakurikiye. Urugero rwo kukwemeza no kukubwira ko abahanzi bo mu Rwanda twaba twarabakurikiye cyane, turakubwira ko mu myaka imwe na Bruce Melody twasangaga Tom Close, tukasanga The Ben n'ubundi, tukasanga Jay Polly, tukasanga KH, tukahasanga Tom Close, tukahasanga mu baraperi twasanga Bulldog ndetse na Riderman. Abo ni abahanzi bihirinze bagakora ku buryo bugaragara, kuko nureba Bruce Melody iwabo nta mafaranga bari bafite ku buryo bavuga ngo wenda Bruce Melody kano kanya yaba yarazamuwe n'amafaranga y'umuntu wari wese cyangwa n'amafaranga yo mu muryango we. Bruce Melody yazamutse ku bw'impano ye. Murabizi uko yajyaga akunda kuririmbana n'abantu benshi, niyo mvugiye kunsiga yaririmbyemo Uzandabure. Bruce Melody yakoranye indirimbo n'abahanzi benshi, ndetse no muri aba bantu bo muri imyaka twakubwiramo icyamamare Uncle Austin ubasha no kuba yamanaginga ndetse akanazamura abahanzi. Austin utikunda, Austin utirata icyubahiro, big up my man. Uri umuntu mwiza, Imana igikomeza ikwira umugisha ndetse unakomeze kuzamura impano z'abantu. Melody, Bruce Melody tumubashije impamvu atigeze agaragara mu bukwe bwa The Ben. Bruce Melody yagaragaje ko impamvu atigeze agaragara mu bukwe bwa The Ben ni beef baba baragiranye, ndetse nunakurikira mu mateka uraza gusangaho uyu muhanzi yatangira umuziki we na The Ben nta ndirimbo n'imwe baba barigeze banahuriramo n'umunsi n'umwe, kugeza kuri izi tariki z'uyu munsi ubu turi gukora kino kiganiro. Bruce Melody yatangaje anavuga ko The Ben yaba yaramubeshye, akavuga ko yaba yaragerageje kumwicira kimwe mu bitaramo bihambaye cyane The Ben yari yateguye mu gihugu cy'ababanyi, mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi.
iyi rero ikaba ari beef ikomeye cyane ishobora kuzakura ndetse ikakura ikazagera no ku kigero cyuko nabuzukuru baba bagabo bazahora bapfa iki kintu cyuko The Ben yatangaje anavuga ko Bruce Melody yaba yarangije igitaramo yari afite mu gihugu cy'u Burundi. Ariko se ibi koko byari byo? Ariko nuganira n'abamwe mu bantu bakubwira ko byasa kose Bruce Melody yaba yaragerageje kwangiza kino gitaramo nubwo wenda bitamuhiriye 100%. Ntabwo rero Bruce Melody nawe ari shyashya kuko abantu benshi bitangazamakuru byinshi abantu bakorera kuri murandasi bagaragaje ko Bruce Melody yaba yarabigerageje koko nubwo wenda nawe bitamukundiye. Ariko uraza kwibaza ikiri muri buno bukwe rero icyo tureba turahabona Pamela turabona MC wambaye neza cyane, turabona abakobwa bafite makeup nziza cyane, bafite makeup nziza rwose ku buryo bugaragara. Ariko icyo nakubwira nuko ari ubukwe abantu benshi batangiye kuvuga ngo ubukwe butarimo icyo kunywa, bana bumeze nka bwa bukwe bwandera birinze kugira uwo batangaza ahangaha. Ariko ubukwe butarimo agasembuye ntago ubwo bukwe bwaba buri, ntago ari ubukwe rwose nkuko abantu bagiye babivuga. Ariko ikigaragara cyo nuko ubu bukwe nubwo butarimo agasembuye harimo ibintu byinshi cyane. Harimo ibintu byinshi cyane, ahubwo ikintu gitangaje kuri buno bukwe ngiye kubabwira, ndaje mbabwire ibijyanye nuko The Ben yaratangaje ngo buno bukwe naho buzabera no kubwinjiramo amafaranga bizaba bisaba. Ndaje mbabwire rero mberekeye impamvu yabyo n'impamvu bitubahirijwe. Mugisha Benjamin ushingiranwe n'uwikeza Pamela bakaba bakoreye ubukwe bwabo ahitwa Milimani Jalia, cyangwa se uko mbivuze niko bivugwa, Milimani Jalia. Ndasubiramo, bahita ahakorewe ubukwe bahita Milimani Jalia. Na hano rero heza cyane, ushaka gukora ubukwe ntago twamwamamariza kuko ntago yigeze atwishyura ayo kumwamamariza. Ni muri ubwo buryo rero The Ben yaratangaje ko ubukwe bwe buzabera mu ndege. Ariko butuvugana ndareba buno bukwe ndi kubona butarigeze bubera mu ndege. Sinzi wenda mu bantu mwagiye mu ndege muratubwira ko mu ndege wenda haba hari ahantu haba harameze ibiti nk'ibyo ndi kubona ahangaha. The Ben rero watangaje ko ubukwe bwe buzabera mu ndege ndetse akanatangaza ko ubukwe bwe buzabera ahantu hakomeye cyane. Izina yatangaje mbere ntago ari ryo zina turi kubona ahangaha koko turabona bwabereye aho witwa Milimani Jalia. Hano rero muri Milimani Jalia ni ubukwe bwa The Ben bwabereye. Twe twari tuzi ko buno bukwe koko buzabera mu ndege. The Ben rero asizeho igiciro cy'amafaranga menshi cyane asaga ibihumbi bigera muri 50 birenga ku muntu uzitabira ubukwe bwe. Ariko se niko byaje kugenda? Ahubwo turi kubona The Ben yaba yakoreye ubukwe ahantu hasanzwe nk'abandi bantu bose basanzwe. Ku mbuga nkoranyambaga rero abantu bari kwibaza ngo ese buno bukwe buraza kugira views cyangwa se buraza kurebwa n'abantu basaga miliyoni nibura 3 mu gihe gito cyane nkuko byakozwe n'umuhanzi wabiciye bigacika wanakoze ndetse n'ubungubu akaba agikora mu ndirimbo ye yise My Vow. Iyi ndirimbo My Vow akaba ari yo ndirimbo yaba yarabashije kugira izo views zose. Bamwita nde rero uyu muhanzi? Ni wa muhanzi nababwiye watangiye umuziki kera cyane. Uyu muhanzi rero akaba yarakoze ubukwe akabukorera mu gihugu cy'abaturanyi, ariko akaza kubasha kugira mu gihugu cyo hanze, ariko akaza kubasha kugira views nyinshi. Bamwita nde? Bamwita Meddy Medal cyangwa se umwite Ngabo Meddy Medal, wamenyekanye ku izina rya Meddy. Yakoze ubukwe rero burebwa n'abantu benshi mu gihe gito cyane, miliyoni zisaga 3 zita zibureba. Turibaza ubukwe bwa The Ben nabwo uyu munsi koko niko biri buze kuza kugenda cyangwa? Twongera kandi kubabwira ko The Ben rero hano imbere yanjye ndabona amasamba intore wambaye ingofero y'umukara na marineti y'umukara ndetse akaba afite mikrofone y'icyerekezo, yambaye koti ryiza cyane ndetse imbere turabona agashati keza cyane. Turabona rero The Ben nawe ari gukoma amashyi ahangaha, kandi tuzi neza ko iyo umuntu bariho baramukorera ibirori ntago abari ngombwa ko akoma amashyi, ahubwo haba hari abantu baba bakwiye kumukomera amashyi. Nje nkuko nababwiye ndacyari Bob turi kuri F1 Rwa TV, unadukurikire kandi kuri OMTV. Muri kano kamwanya rero mu gusoza turasoza tukubwira ko bino byamamare Juno Kizgenza, Bruce Melody, Wizon Way, Christopher n'abandi benshi cyane bafite ibyo bagiye batangaza ku bukwe bwa Mugisha Benjamin cyangwa se umwite The Ben. The Ben rero mu ndirimbo twakubwira ko mu myaka ye agikora akiri mu muziki yaba yaratwaye Salax Award, yatwaye igikombe cy'umuhanzi witwaye neza ndetse akanare
anaririmba neza. Ahangaha twakubwira ko indirimbo yaharirimbiye ni indirimbo bita Irahira yaririmbanye n'umuhanzikazi bita Liza. Nje ndi Bob Juno nkuko bisanzwe. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira kuri 072 3 4 05 100. Nje nyita Bob Juno nkuko bisanzwe. Ibiganiro byacu nakagaruka komeza ugume kuri F1 Rwa TV ndetse no kuri Om TV. Hasta la vista. F1 Rwa TV Factory